Umunsi umwe umugabo yagiye mu ishyamba ahatega umutego agira ngo inyamaswa izawugwemo maze ayirye. Nyir'umutego asubiye kureba asanga impyisi ariyo yawuguyemo, amaso yatukuye, amenyo yayashinyitse. Impyisi imubonye iramutakira iti, "Wo Karama we, ntabara unkure muri uyu mutego maze umbwire icyo nzakugororera." Umugabo arayibwira ati, "None ngukuyemo ntiwakwiruka ukanshika?" Impyisi iramusubiza iti, "Nta mbaraga mfite zo kugucika, dore amajanja yanjye yagagaye kubera imbeho yo muri iri joro yandayeho." Umugabo arayibaza ati, "Harya urambwiye ngo ningutabara urampe iki?" Impyisi iramusubiza iti, "Ngira ngo icyoroshye ni uko wanjyana iwawe nkakubera umugaragu, nkajya nkurindira urugo ndeba ko nta mujura uza kukwiba." Umugabo ati, "Ndabyemeye." Nuko impyisi arayitegura, amaze kuyikuramo arayibwira ati, "Hogi tugende." Impyisi iramubwira iti, "Dore nagagaye amajanja kubera imbeho, nshyira ku bitugu nyikorere maze unjyane." Umugabo arayikorera arayitahana. Ageze mu nzira ahura n'undi mugabo, aramubaza ati, "Uzi icyo wikoreye wa mugabo we?" Undi aramusubiza ati, "Mpetse umugaragu wanjye yarwaye." Umugabo aramubwira ati, "Ko nduzi ari Bihehe yabaye umugaragu wawe ryari?" Impyisi ibaza wa mugabo uyihetse iti, "Uwo muntu agize ngo iki?" Umugabo arayisubiza ati, "Agize ngo mpetse Bihehe zandya." Bihehe iramusubiza iti, "Urajya ukenga icyo rubanda bavuga." Umugabo yumvise ayo magambo y'impyisi agira ubwoba, arayibwira ati, "Maze kunanirwa jya hasi wigenze." Impyisi iramubwira iti, "Uretse nkonjoke maze ngukonjore." Igihe bagisigana, imbeba yari iri munsi y'inzira irabumva, irababaza iti, "Mbese mwa bagabo mwe murapfa iki?" Impyisi isubiza imbeba iti, "Uyu mugabo ni umunyarugomo, yanteze umutego nkugwamo, imbeho ya nijoro irangagaza nanirwa kugenda. Amaze kuwunkura mu mutego arampeka ngo anjyane iwe ajye kumpaka. None aragira ngo anshyire hasi nigenze kandi ntarakonjoka. Ubanza yamenye ko ninkonjoka ndi bumukonjore." Imbeba irababwira iti, "Ni abagabo bo gupfa ubusa, mujye kunyereka uwo mutego mbone uko mbakiza." Imbeba n'impyisi na nyiri umutego biragenda bigera aho umutego wari uri. Imbeba ibwira wa mugabo iti, "Ongera utegure wa mutego ndore uko ubigenza." Umugabo amaze kuwutega, imbeba ibwira impyisi iti, "Nawe wa mpyisi we, genda ushyire ijosi muri uriya mutego ndebe uko wari ugufashe." Impyisi imaze gukandagira ku mutego uyifata mu ijosi, urayishubukana, amaso aratukura, amenyo irayashinyika. Imbeba iriyamira iti, "Urubanza rwakemutse, icyo uzi ni ubusambo naho ubwenge bwo buragatabwa." Nyir'umutego abibonye atyo abwira imbeba ati, "Iyi mburagasani unyijije nzakugororera iki?" Imbeba iti, "Mbere yo kungororera banza wicire ishyano." Wa mugabo afata umuhoro yari yitwaje atemagura iyo mpyisi arayica. Arangije umutego arongera arawutega ategereje n'inyamaswa yawugwamo. Ibyo birangiye abaza ya mbeba ati, "Uko urora nakugororera iki kubona wangiriye neza?" Imbeba iramusubiza iti, "Shyira muri urwo ruhago rwawe maze unjyane iwawe twibanire." Umugabo ayishyira mu ruhago arayitahana. Ayigejeje mu nzu akajya ayigaburira, nayo ikajya yitorera ibyandagaye byose. Imbeba imaze kugera mu nzu no kurya igahaga, ibyara abana benshi, irororoka cyane. Abana bayo buzura mu nzu, batangira no kurya ibyo mu nzu nk'imitemeri y'inkongoro n'inkanda z'abagore n'ibindi byinshi. Nuko wa mugabo wazanye ya mbeba, urubyaro rwayo rumaze kumurembya, atangira kwicuza icyo yakoze agira ati, "Imbeba yanyijije impyisi, ariko urubyaro rwayo rurananiye, rurajagata hose mu nzu, rurarya ibintu byose, ruranjujubije. Ahasigaye imbeba ngiye kuzirukana mu nzu yanjye, ntandukane nazo burundu." Ngo niyo mpamvu ubu imbeba zitakibarirwa mu matungo yo mu rugo. Zakomeje kujujubya uwo mugabo, arazirambirwa birangira zirukanye burundu. Kwisanga si ugusandaguza ibyo usanze. Si njye wahera, hahera umugani. Ndakwinginze kora subscribe, ulayikinge, niba video wayikunze unayisharinge. Ushobora kuduha igitekerezo muri comment. Umusanzu wanyu ni inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, Nyagasani abarinde, naho utaha, ciao.